Mwaramutse banyakubahwa komiseri, nyakubahwa nyabanga nshingwabikorwa, nyabanga nshingwabikorwa wungirije, wifuza kuba umukandida ndetse n'abamuherekeje, bagira ngo tubahe ikaze ndetse n'abanyamakuru mu gikorwa tugiye gukora muri aka kanya cyo kwakira ibisabwa n'amategeko wifuza kuba umukandida umwanya wa perezida. Tubahaye ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Turaryakiriye. Igikorwa kigiye gukurikiraho, turaza kujya dusoma ibisabwa mubitugezaho, hanyuma turaza kugenda tubasobanurira igikorwa ko gikurikirana. Yego. Icya mbere ni ibaruwa itanga kandidatire. Umwirondoro, amafoto abiri magufi y'amabara, fotokopi y'ikarita ndangamuntu, icyemezo cy'amavuko, inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite.
iyanjye niyandikiye cyangwa icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi 6. Ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kuwumenyekanisha. Inyandiko y'ukuri, icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu, icyemezo cya muganga gitanzwe na muganga wemewe. Icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Nakoze kanya gato turakora igikorwa cyo kubara imikono, ariko nk'uko dusanzwe tubisobanurira n'abandi, ntabwo turimo gusesengura, turabara gusa imibare tukazakorana. murakoze. Uko bisanzwe igikorwa gikurikiyeho ni ugushyikiriza ni uguha umukandida kopi igaragaza ibyangombwa yatuzaniye, agasigarana kopi, natwe tugasigarana kopi. Urashyiraho umukono, nanjye ndashyiraho umukono, usigarane kopi ibyo watuzaniye.
iki kiracyarira iki ntabwo gisabwa. icyo murakoze. Tugiye gushyikiriza wifuza kuba umukandida bwana barafinda kubo Fred kopi y'ibyo yatuzaniye. kugira ngo tubashimire nawe tumushimire, tubabwira ko igikorwa cyari kiduteranyirije hano nk'uko bisabwa n'amategeko kirangiye. Mugire umunsi mwiza, hanyuma tumukomeze akazi keza. ni politike yantogoteragamo kuva mu bwana ko nzashyira kera gake nkese imihigo. Urumva kuba ntanze kandidatire yanjye ikaba yakiriwe na perezidanti wa komisiyo y'igihugu y'amatora cy'u Rwanda, ngyakiriye neza cyane, ntabwo bintunguye, ahubwo nsanze abanyamakuru bari mu mpuzamahanga muntegereje nk'uko nari narabibasabye ku isi yose. Urumva hano duteraniye mukoze umuti, reka isi yose imenye n'iki kijya mbere kuri komisiyo y'amatora headquarters, komisiyo y'igihugu y'amatora mu biro bikuru byayo mu Rwanda hose, East Africa na Africa no ku isi yose barimo gukurikira igikorwa kiri kuba hano live. Abantu wenda bashaka kuvuga ngo aya makuru yabaye kera, yabaye ryari, ni ku itariki 29 z'ukwa gatanu 2024 uno munsi. Birumvikanye urugendo rwo gushaka kandidatire, gushaka abantu gusinyira rwagenze gute? Rwari rukomeye cyane, rwari agasozi karisimbi, ariko uko byagenda kose Imana ntacyo twayiburana, kubera kwizera birarema kandi byose birashoboka muri iyi si. Iyo wizera Imana kandi ukizerera mu kuri, birumvikana urwo ruhita ruba rucabana, byose birakunda. Amatora agiye kuba cyizere mfite, icyo kibazo ubaze ni cyiza cyane, kingana 600% nk'uko nakabibahanuriye nakabibabwiye kuva kare kose. Inzitizi zabayeho bushize urumva muri aya matora zidashobora kongera kukubaho? Oya, ntizishaka kongera kumbaho kuko nazanye tinga y'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye. Bityo rero nka mwarimu mpuzamahanga, ubwo nimba kiriya cyarakosowe, ubu mfite no kuvuga mfite amanota yose yuzuye. Gereranya urugendo rw'ubushize bwo gushaka ibyangombwa n'ubwo n'iki gihe? By'icyo gihe kuko byari abantu nkibigisha politike, batinya politike mu Rwanda, abantu batinya no guhagarara ahantu cyangwa mu modoka baganira kuri politike, kuko icyo gihe maze kuyizana nyigishije abantu mu Rwanda, East Africa na Africa no ku isi yose baze kuyimenya. Ubu abantu barayicara bakaganira kuri politike, bakabona umunyapolitike ntibamubone nk'umuntu uze wenda afite ibye, yafite inyungu za, ahubwo babona ko politike ari inyungu rusange, kuko nababwiye politike no gutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu cyangwa sosiyete ntoya cyangwa nini. Urumva rero politike icyo gihe bayibonaga nk'ikirunga, nk'ikibombe cyabahitana, ariko ubu politike bayibona neza. Urumva rero aho nanyuraga hose ngereranyije ubushize n'ubu, politike kuva nababwira ko ari igifute, ubu barayikunze, urugendo rumeze neza, nanjye biranyorohera, aho ngana narahatunganyije koko.